Ikaze kuri Kevin TV One, kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel kandi ukaba ukunze agasobanuro tubagezaho. Dutangiranye n'umubyeyi hano ari kumwe n'umwana kandi urabona ko uyu mubyeyi aratwite, arakomerewe. Mu by'ukuri nta muntu umufasha afite, akeneye ubufasha. Yaratakambye umwana agiye kumwegera ati mwana wa igirayo ndebe ko nabasha kwifasha, ariko niko arimo kurira cyane disi yabuze uko yagera kwa muganga. Urabona disi bino bintu birakomeye cyane. Yaratakambye ati mwana wa isiko yaradutereranye, ahubwo wowe igira hano nkwereke ikintu urakora nkubwira mwana wanjye. Yaririye mu gituza cy'umwana arangije aramubwira ati wowe ngiye kukwambika kino cyapa mu mugongo, ugende ubwire abantu uti mwaduhaye ubufasha. Ubwo barajya bareba hano inyuma babone ko ari njye ukeneye ubufasha na location y'ahantu ndi. Nuko umwana yagiye, umubyeyi asigara aho ngaho, mu by'ukuri nta cyizere afite cyo kuba yakomeza kugira ubuzima. Urabona ko byamucanze pe. Hanyuma ni uku yarize disi, abantu nta mpuhwe bagira. Hanyuma umumama arakomeza aratakamba cyane ati kuki ari njyewe ibi bintu byabaho, ni ukubera iki bibereye aha, iyo bibera mu rugo basi nkareka gukomeza nandagara ku gasozi. Nuko yabaye yatambuka ngo arebe ko yagera ku bitaro ariko biranga. Akana karaje kagera ku mukobwa uri hano disi w'akaninja uri hano uri kuri telefone, kamusamuza amafaranga yari afite. Umukobwa amwirukanka ariko arimo kumwirukankaho yaje kuba yabona amagambo ari aho kuri icyo cyapa inyuma. Yabonye icyapa umwana afite aritegereza neza ngo arebe ibintu byanditseho, arangije abona ni umubyeyi ukeneye ubufasha. Niko kuraranganya amaso ngo arebe ese uwo muntu ukeneye ubufasha ni ubuhe. Gusa umukobwa urabona ko nta mutima wa kimuntu afite, ari kumubwira ati mama wawe ari hehe none. Nuko aramwiyegereza ati gusa aya mafaranga ntago nyaguha. Gusa urabona ko uyu mukobwa ni indyarya, umuntu uri guseka mu bintu bimeze gutya. Nuko yazanye ka kana aho ngaho, mu by'ukuri yakatse ya mafaranga, abantu bakajya batambuka banyuraho bashyiramo amafaranga. Hakuno hari umugabo wanyuze hano ashyiramo amafaranga menshi, inote nyinshi cyane. Ubundi wa mukobwa arongera aragaruka areba ka kana ati wacyana we uracyari hano. Niko guhita afata cya gikombe umwana yari arimo gusabiramo amafaranga, arangije inote zose zari zirimo disi zafasha mama we aba azikuyemo. Disi abantu ni abagome kandi ni inyamaswa. Umuntu ugutererana azi neza ko uri kunda we aba arenze n'umurozi. Hanyuma umwana disi, abana ni beza, urabona ko we nta kintu bimubwiye. Barakwereka wa mwana yarakuze, yanyuze hano barimo kumwirukankana. Hanyuma hano hari umumama, niwe wa mukobwa waje usigaye yambara amakanzu, yahise ahishamo ka kana umupolisi arimo kukirukankana. Gusa bisa nkaho gafite ibintu mu ntoki by'ibikoresho n'amafaranga. Umupolisi yaraje ati none se nta mwana unyuze hano ari kwirukanka w'umukobwa ufite amafaranga mu ntoki? Hanyuma umumama aramubwira ati oya ntabwo mubonye, njyewe nahoze hano ariko nta muntu uhanyuze. Yamusigiye nimero ati nuba wamubona uze kuba wambwira naguhemba cyane. Nuko yagiye, cya mama duzi ko ari igikobwa gisigara gihagaze aho ngaho, gikuramo ka kana muri ya ngutiya disi kaje gukura kavuyemo n'inkumi nziza. Gusa bisa nkaho ubuzima bwagacanze nyine bitameze neza, kabayeho mu bwoba kigenga. Uyu mukobwa yari yarakabeshye ko azafasha mama wako, yazanye ibintu byo kumufasha yagiye kubyara, azana n'amafaranga. Arangije ati bino bintu uri kumpereza ni ibiki ko njyewe ibyo ugomba kujya unzanira ari amafaranga? Ati ibi ngibi bya nyoko nta kintu bimbwiye, menya ubu ngubu hari nyoko ashobora kuba yamaje no gupfa, ahubwo genda ujye kunzanira amafaranga, wowe uri igikoresho cyanjye cyo kwishakira amafaranga. Tigenda cyangwa ngo ukubite. Umwana disi agahinda karamwishe, aravuga ati nta kibazo ndagenda. Umugore aramusunika ati genda unzanira ayandi mafaranga menshi. Uriya mugore uri hariya nabonye afite amafaranga ariko ntushaka kumukoraho, wamugiriye impuhwe. Kandi njyewe ibintu by'impuhwe hano urabizi sinabyaye, ntago wabinzanaho. Umwana ati ariko ndashonje. Ati nyoko niba utazi ko yapfuye ukomeze utake,
nuko umwana yagiye umugore asigara aho ngaho disi murebe ukuntu abantu ari inyamaswa. Hano barakwereka umumama wari umukire nawe afite amafaranga mu ishakoshi menshi cyane ari kuri telefone, umwana yaraje akora muri ya sakoshi agikoramo, umumama yaramufashe ati uri gukora iki hano nkawe waruje kunyiba n'ukuntu uri mwiza, umwana mwiza nkawe ariba disi. Umumama aho kugira ngo ababare emosiyo zarazamutse aramuzi ati ko ndeba uri mwiza kuki ukora bino bintu ni ukubera iki? Umwana nawe abura icyo amubwira ahubwo aramwiyaka ahita yiruka aramubwira ati garuka hano, aranga. Nuko yanyuze no kuri cya gikobwa kiri hano kimushuka disi, cyarebeye mama we agapfa kiri kureba. Hahise haza umugabo asanga umumama ari kwivugisha ati ese mabja bigenze gute ko ndeba wagira ngo ufite ikibazo kikubayeho kidasanzwe? Ati ni umwana mwiza w'umukobwa unyuze hano yaragiye kunyiba amafaranga menshi cyane mfite mu sakoshi. Nuko yaje agongana na wa mupolisi, akijya kumucika umupolisi aramufata ati ngize amahirwe ndakubonye. Nuko ahita akubitana na wa mama na wa mupapa n'ubundi bari baje kumushaka. Hanyuma umupolisi aramutoteza cyane ati uyu mwana w'umukobwa ariba. Amaze kumutoteza umubyeyi ati nanjye yaragiye kunyiba, igihe cyose maje mushaka ntago mukizi. Umumama ati nta kibazo niba yiba ntariba ariko umwana ukuntu ari mwiza yaragiye kuntwara amafaranga menshi reba ukuntu angana. Ati akiranya guhe ariko uyu mwana umureke, umwana mwiza gutya ntago yakora ibintu nk'ibi hatari ikintu kibyihishe inyuma. Umwana yabaye akihebe disi kubera ubuzima, murebe ko uko isi itugira babi. Nuko umumama yamwiyegereje ngo abe yamuganiriza, umwana aramwiyaka disi, arangije ati ibi ngibi byose ni abantu ntago ari njye. Ati n'umumama uri hariya unkoresha bino bintu yashyize ubuzima bwa mama wanjye mu kangaratete, arareka ararebera arapfa amureba ngo akunde angire igikoresho cye ngo njye mwibira amafaranga, anyohereza mu bagabo akancuruza akangira umujura disi. Umubyeyi hano agahinda karamwishe, yasubije inyuma aramwereka aramubwira ati ubwo nari ndi gusaba ubufasha bwa mama wanjye niho nahuye n'uwo mugore ndi kukubwira, uriya mukobwa ndi kukubwira unshuka akanshora mu buzima bw'ubwihebe. Nuko mama wanjye nari ngiye kumufasha, nuko bamugonze hanyuma ubuzima bwe burangira gutyo. Ntabwo nari nigeze mbimenya ariko yabimbwiye uyu munsi, none nabaye ikihebe kubera uwo mugore. Umumama ati none se uwo muntu ntabwo twamuteza polisi? Ati cyangwa ntuzongere gusubirayo. Umwana ati oya yanyica, ati ari hariya niho namusize, ikintu cyose mbonye arakinyaka. Nuko baje ati dore n'uyu unkoresha amabara yose nguriya hariya ni hariya ari. Birangiye aramubwira ati agahinda karanyishe kubona umwana mwiza gutya w'umukobwa asitaragura ngo abigezaho. Wa mukobwa yategereje amafaranga arayabura disi, araza aja gushobanuza wa mwana ati urabona uyu munsi ndamera gute? Ati mumpereze umwana wanjye. Umubyeyi ati ntabwo uyu mwana twamuguha, n'ukuntu wamugize ngiye kumutwara mutoze umuco nyarwanda abo umwari ubereye igihugu. Ati rata turijyanira ntabwo uzongera kuba mu kuzimu k'uyu mugore, ihanganire ubupfubyi urimo gusa njyewe ndagufasha. Umugore ati uyu mwana niwe najyaga nkuraho buri kimwe, amafaranga, inzu, buri kimwe cyose niwe nagikuragaho, ntago mwamunyambura ngo bikunde. Baramubwira ati ni iki gisabwa ngo tumutware? Niba ari amafaranga ushaka yakire, nta mutima ugira n'ubu n'impuhwe tukugiriye twakabaye tuguteje polisi. Yarasetse yishimira amafaranga disi, babona ko amafaranga ariyo y'ingenzi, ubuzima bw'umuntu ntacyo bumutwaye. Baramubwira ati nta kibazo, gusa uwo mutima wa kinyamaswa ntago ari mwiza. Umwana baramubwiye ati tugiye kwijyanira mu rugo, hanyuma buriya buzima ntabwo uzabusubiramo, humura buri kimwe mu rugo kirahari, nari nsanzwe nta mwana ngira
ibyanjye cyangwa ndihire amashuri, nzakujyana no mu ishuri wige. Disi ni uko Imana yaje kuba yatabara umwana wacu w'umukobwa ikamukura ku muhanda. Nkwibutsa ko iyi ni Kevin TV One, kora subscribe kandi ujye ugira umutima wa kimuntu nk'uyu mubyeyi. Ubuzima bw'umuntu ntibukajye mu kangaratete urebera gusa. Sawa.